nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026 twongeye kugaruka muri studio rero aho tugiye kureba amwe mu makuru akomeye cyane bimwe mu bigezweho bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa ndetse naho ibintu bihagaze kugeza maginganga cyangwa se kugeza kuri uyu munota mbere na mbere mbanza nsuza abantu bari mu gihugu cy'u Burundi mbanza gusuza abantu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda ndetse Uganda n'ahandi mu mpande z'isi zigiye zitandukanye mudahwema kutwereka ko mudukurikirana kandi mubana natwe mu biganiro n'amakuru tugenda atubagezaho. Ubu rero nkaba ngarutse hano muri studio kugira ngo babwire uko ibintu byifashe. Zimwe mu nzira zigiye zitandukanye zagiye zifungwa biraturuka ku mirwano ikomeye cyane ndetse n'ibitero bya za drone byumvikanye ku munsi w'ejo. Isomo rikomeye cyane ndetse ritigeze ribaho ku barwanyi bo 23 barimo baragenda babona muri iyi minsi amateka atazibagirana mu mitwe y'abagize uyu mutwe bazabasha gusigara. Rujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga hagati ya Bukavu na Uvira ubu rwamaze kuba rwashyirwaho akadomo ruhagaze burundu kuva ejo hashize. Iyo tuvuze kuva ejo hashize ni tariki 29 ndetse bikagera no ku munsi wabanjijeho uwejo hashize tariki 28 ubwo twari kwa gatatu. Iminsi igiye kuba itatu yose urujya n'uruza ruhagaze Burundi bitewe n'imirwano ikomeje guhuza ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iki gisirikare rwose FRDC ndetse n'ibiro ry'inyeshyamba za M23. Ubu iyo tuvuze ngo ihuriro no kubera ko muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ubwo 23 yahageraga ibintu bizahinduye isura kuko amakuru atugeraho avuga ko neza rwose izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zatangiye gukorana n'abarimo twirwaneho n'abarimo Red Tabara. Aba bose rero ngo bakaba barimo bagenda bakorana bya hato na hato. Gusa igisirikare cya leta ya Kongo FRDC nacyo ntago bari bonyine. Ndagira ngo ubwire ko ubu tuvugana amakuru atugeraho avuga ko ku bufatanye na FDNB igisirikare cy'u Burundi ku bufatanye na Wazalendo nabo kabisa ngo ikintu bita umuriro bakomeje kugenda bawutanga mu gace bita Runingu kari mu misozi ahangaha ya za Uvira mu karere ka Uvira nyine ku muhanda Route Nationale 5 haje kumvikana rero imirwano idasanzwe yumvikanyemo n'indege za drones zudege tutagira abadereve twaje kuba mu by'ukuri twarasa bimwe mu birindiro by'inyeshyamba za 23 byari byashyizwe ahanga ndetse na za bariyeri hamwe n'amatsinda y'abarwanyi akomeje kugenda yerekeza mu duce tugiye dutandukanye. Nyuma y'uko umutwe wa M23 wikuye mu mujyi wa Uvira imodoka zitwara abantu izabikora ku giti cyabo ndetse n'iz'imiryango itari ya leta zari zongeye gutambuka zisanzwe hagati ya Bukavu naho bita Uvira. Ariko ubu nyuma yuko umutwe wa M23 wikuye muri uyu mujyi wa Uvira imodoka zikongera zitwara abantu n'ibintu zikongera gukora, ubu biravuga ko iki cyerekezo Bukavu Uvira rwose noneho aho imirwano yafatiye agace bita Runingu byabaye byandi bavuga ngo ni mahwi byahise bihuriramo urujya n'uruza rwahagaze. Ariko kongera kubura kw'imirwano kwateje mu by'ukuri impamvu zituma ingendo zihagarara burundu kubera ko hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa 23 bari bashindikanye byari bikomeye cyane. Ni mpanguhe abaturage bo mu duce turimo Kashatu aho bita Ruhuto batangaje ko FARDC ifatanyije na Wazalendo rwose ngo bongeye kwigarura utwo duce twa bita Kashatu naho bita Ruhuto turi ahangaha muri iyi zone nyine ya Runingu. Ubwo dutwariye hamwe zone ya Runingu yaririmo kuberamo ikintu bita imiripoko na za Nyamugigima mw'abantu mwe ahangaha bita ngo Kashatu habaye ikintu bita isibaniro za Ruhuto M23 ngo bayirashe bamwe muri aba barwanyi banirutse ngo bata ibikoresho byabo barahunga abandi ubwo basubiraga inyuma nyine berekeza mu yindi myanya bari bafitemo ama defense kubera yuko ngo umuriro wari wamaze kuba umuriro nyuma yo kubona ko bari kugenda baneshwa nyuma yo kubona ko bari kugenda batakaza umubare mwinshi bamwe mu barwanyi nyine bagenzi babo bamwe bavuze batereka dukuremo akacu karenge dukize amagara utarurwanya umunsi wazarurwanya ejo. Ati si ngombwa ko urupfiraho kuko babonaga ko icyo bita insinzi yo kwegukana ahangaha byo byari byamaze kuba inzozi bitewe n'ubukana ubushongoro bukaka ndetse n'imbaraga FARDC na Wazalendo n'igisirikare cy'u Burundi kidasigaye bari barimo gukoresha ahangaha. Uretse ihagarikwa ry'ingendo ibi byagize ingaruka zikomeye cyane ku baturage. Bamwe mu baturage bo muri utu duce twa Kashatu Ruhuto imirimo yabo irahagaze, imirimo y'ubucuruzi yahagaze muri zone ya Runingo
ikindi kintu ugomba kuba wamenya, umujyi wa Bukavu ndetse n'uwa Uvira hakomeje kubamo ibura rya bimwe mu bicuruzwa, mu gihe kandi bigaragara ko ubu tuvugana hari n'ikibazo cy'impunzi nyinshi cyane. Ibyo nabyo ni ibindi bibazo biza byiyongeraho kuba hari hasanzwe hari ikibazo cy'abavanwe mu byabo, hakaba hagaragaye undi mubare. Inzira zifashishwaga mu gutwara ubufasha, mu gutwara ibiribwa ndetse n'ibindi bintu nkenerwa birimo nk'ubuvuzi, ibikoresho byifashishwa mu buvuzi zikaba zafunzwe. Urumva ko nacyo ni ikindi kibazo. Uretse ihagarikwa ry'ingendo rero, abaturage bo muri aka karere barinubira ihohoterwa rikomeye ngo barimo gukorerwa na M23 mu kibaya, abari mu kibaya cya Ruzizi. Aborozi bavuga ko habaye ubujura bukabije bw'amatungo, aho imirima n'ibyanya by'amatungo byasigaye ari ubusa, imikumbi igatwarwa nijoro yerekeza Kamanyora, Nyangezi ndetse no mu bindi bice izi nyeshyamba zikoreramo. Abo bamwe bavuga ko ngo zino nyeshyamba zimwe mu nka zasawe babashe no bazamutse igihugu, ngo zishobora kuba zarekeje mu Rwanda. Kamanyora ndetse n'Inyangezi ni ibice kuri ubu bidashidikanywaho birimo inyeshyamba z'umutwe wa 23. Murabyibuka ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere mu Koboza, nanone ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize, imirwano yari ikomeye muri ibice bya Nyangezi ndetse by'umwihariko cyane cyane Kamanyora. Rero nibwo imirwano yari ikomeye. Ubu amakuru atugeraho akavuga ko imikumbi cyangwa se inka nyinshi cyane ndetse n'intama byatwawe bunyago n'abagize itsinda ry'izi nyeshyamba zo mutwe wa M23. Vuga ko ari hakurikijwe inka zose zatwawe, ntabwo zatwawe kugira ngo zijye kuribwa, ahubwo ni ubusahuzi bwakozwe. Ni ubusahuzi bwakozwe, ntabwo ari ikibazo cy'uvuga ngo wenda ngo hatwawe inka kugira ngo zijye kuribwa, nk'uko abaturage bo muri bice babisobanura, bavuga ko ibi byakozwe hano mu kibaya cya Ruzizi, ngo izi nka zikambutswa zikajyanwa bita Kamanyora. Ibi byose bikomeje kongera umubabaro ndetse n'agahinda ku baturage basanzwe babayeho mu bwoba n'ubwiyongere bw'umutekano muke umaze igihe muri aka gace. Ibintu bimaze kuzamba ndetse abenshi mu baturage bavuga ko hari abavuze ababo ndetse abandi barahunze baburana n'ababo. Ibyo byose rero bakavuga ko ari ingaruka zituruka kuri iyi mirwano irimo igenda iba muri utu duce mw'abantu mwe. Ubuyobozi bw'ibanze n'inzego z'umutekano bakomeje kongera ingabo mu kibaya cya Ruzizi mu rwego rwo kurinda abaturage ndetse no gusubizaho ubwisanzure bw'igendo. Ariko nubwo bimeze bityo, iterabwoba ngo riracyakomeje kandi ibikorwa by'inyeshyamba byibasira abasivile biracyagaragara, ku buryo abatuye muri bice bavuga ko bafite impungenge nyinshi cyane z'uko bashobora kuba bahohoterwa cyangwa se bashobora kuba bakorerwa ibyamfura mbi isaha iyo ariyo yose. Ni imirwano rero ikomeye cyane, ni uduce twakomeje kugenda tubiramo imirwano, turimo turagenda tugarukaho kugira ngo mwagiye mwumva aho bita Sange, mwarahumvishe kabisa ubu uko hari hameze. Ubu tuvuge niba M23 yamaze guhagurukirwa, ibice nk'ibi bikaba kugenda bifungwa, bivuze ngo umujyi wa Bukavu urimo uragenda rwose ufungirwa amazi n'umuriro ku byo wabashaga kubona ukuye muri ibi bice nk'uko birushaho kugenda bigaragara. Runingu rero ntabwo ariko gace konyine kabayemo imirwano yo gusubiza inyuma M23 kuva igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyakwigarura cyangwa se cyafata umujyi wa Uvira. Ntabwo ari honyine gusa, ahubwo ku makuru atugeraho avuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye kwigarurira imijyi itandukanye, si Runingu gusa na Sange. Ku munsi w'ejo hashize tariki 29 hano mu kibaya cya Ruzizi mu teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, ibice birimo Runingu na Sange byemejwe ko byaje kuba byagwa mu maboko y'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byabaye nyuma y'uko bivuga ko umwanzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari wateye ko gace yongeye gusubizwa inyuma mu buryo bukomeye cyane, ndetse nyuma yo gusahurana kwiba imitungo y'abaturage hagabwa ibitero byo gusubiza inyuma iri tsinda. Nubwo FARDC bongeye kugenzura utu duce, abaturage baracyangayikishijwe n'ingaruka z'imirwano n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byasigaye, harimo ubusahuzi bw'imitungo ndetse n'ihungabana ry'umutekano. Inzego z'umutekano zikomeje gushyira ingufu mu kurinda abasivile ndetse no gusubiza amahoro arambye mu kibaya cya Ruzizi ndetse no mu bindi bice bikikije umujyi wa Uvira byari byarafashwe n'inyeshyamba za 23, ari naho hategurirwa ndetse hakanacirirwa imigambi nk'uko bivugwa n'abaturage yo kubahohotera ndetse no kubahuguza utwabo, bavuga bati tumerewe nabi, ibintu bimeze nabi,
bikomeje kuba bibi. Tukiri muri Kivu y'Amajyepfo rero ndaza kugutambagiza rwose mu myanya igiye itandukanye, nkubwire situation ihari, nkubwire uko byakomeje kugenda bigenda kabisa. Ntabwo ari aho honyine gusa havugwaga urugamba, ahubwo Wazalendo, igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23 bakomeje kugenda batana mu mitwe intambwe ku yindi cyangwa se agace ku kandi. Amakuru avuga ko Walungu bitari byoroshye cyane nyuma y'imirwano ikaze yahuje ingabo za leta Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC bafatanyije n'imitwe itwara gisirikare ahangaha bazwi nka Wazalendo. Izi ngabo zongeye kwigarurira Walungu centre ndetse n'utundi duce tuhakikije kugeza ku munsi w'ejo. Vuga ko M23 yagoteye impande zose ndetse isigarana agace ko gukirizamo amagara yabo bahunga. Abaturage ba Walungu bishimiye intsinzi y'ingabo zabo, bashimira intwari zabo, bagaragaza ibyishimo ndetse n'inkunga ku barinzi b'igihugu bagize uruhare rukomeye mu gusubiza umutekano w'ubusugire bw'aka gace. Agace ka Walungu rero cyangwa se iyi Walungu centre ni agace gateye imbere cyane, ni agace mu by'ukuri kasanzwe kanazwi. Rero hakaba harabayeho abaturage baravuga bati ingabo zacu zarakoze cyane kutugarurira iyi Walungu centre, ikaba yongeye kugaruka mu maboko yacu, bakabasha kutwirukaniramo uyu mutwe bita uwa M23. Rero ngira ngo urumva ko ntabwo biba byoroshye mu bice bigiye bitandukanye, imirwano iba yakomeje kugenda iba. Na makuru menshi rero tuba dukomeje kugenda tugarukaho, ahitwa Poezero na yahe makuru aturukayo. Poezero rero amakuru atugeraho aravuga ko FARDC irimo irakontorora Poezero, igice kiri strategique cyane. Impamvu kiri strategique na agace mu by'ukuri gashobora kugufasha kwerekeza mu bice birimo Tanganyika, kwerekeza Baraka ndetse n'ahandi mu myanya igiye itandukanye. M23 yaje kumvikana bamwe mu bagize uyu mutwe bahakana ifatwa rya Poezero, ariko igisirikare cya leta ya Kongo gica ku ruhande kiravuga kiti ntibababeshye, Poezero twamaze kuyifata. Ati Poezero rwose abasore bayimo, ndetse hagaragaye rwose amafoto abasore ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri bongeye kugenzura Poezero. Bityo ubu ngubu abumva ko bashobora kugana Fizi centre, ubwo ndavuga uruhande rw'inyeshyamba za M23, bumvaga ko mu by'ukuri bashobora kuba bakwerekeza Poezero. Ndumva ko ubwo bahagaritswe ndetse n'abagombaga kuhava berekeza no mu yindi myanya nabo bimeze nabi nyine. Urumva ko urugamba rukomeje kugenda rufungirwa mu nguni izo arizo zose zishoboka. Urugamba rukomeje kugenda rufungirwa rero mu bice byose bishoboka kugira ngo umwanzi bamukumire mu nzira izo arizo zose, abure aho amenera cyangwa se aho. Nimba mubyumva neza ngira ngo murarushaho kugenda mwumva akantu ku kandi uko biba bihagaze cyangwa se biba bimeze. Iyo ni igisirikare cya leta ya Kongo rero. Mu by'ukuri abasore bamaze kugera ku mirongo y'imbere ku rugamba, barimo special force, barimo abasirikare basanzwe. Aba bose ukabona ko bagiye bashyira imbaraga mu bikorwa byo gusubiza inyuma ndetse no guhangamura iyi M23 kuri inshuro kurusha uko byari bimeze na mbere hose, kurusha mu minsi yashize. Ukabona ko noneho ibintu mu by'ukuri barimo gukora ni ibintu biri professional, ni urugamba ruri professional, ni urugamba bari kurwana mu by'ukuri batitangiriye, ni imirwano bari kuhanganamo, ariko ukabona ko harimo imibare myinshi. Bakavuga bati reka dufate nk'iki gice tuhafunge, apana ibintu byo gufata bagashorera bakagenda imbere ugasanga babaciye ruhinga nyuma. Ibi ngibi urabona ko aba basore kabisa bamaze kubivamo, bamaze kubihagarika, bari gukora battle cyangwa se urugamba rw'imibare. Bakavuga bati noneho biragenda gutya na gutya, apana bya bindi twajyaga tubona. Ndetse kandi si ibyo gusa, urabona ko birimo biragenda bitanga intsinzi kuri front line uyu munsi. Ukumva ko mu by'ukuri ari ikintu cyiza igisirikare cya leta ya Kongo FARDC babashe kugenda bahitamo kugira ngo babashe kuba bagera ku ntsinzi mu bice bimwe na bimwe. Ifungwa ry'inzira zigera Uvira zivuye Bukavu, cyangwa se nanone ifungwa ry'izi nzira zerekeza Bukavu riraza gusiga iki kuri uyu mujyi wa Bukavu usanzwe uri mu bibazo bikomeye cyane, cyangwa se umujyi usanzwe uri mu marembera. Urumva ko bitaza kuba byoroshye rero ku batuye umujyi wa Bukavu. Batangiye kuvuga bati hagire igikorwa nyaboneka mu by'ukuri, kuko biramutse hajeho irindi sanganya risanga irihari, ati ntabwo byaza kutworohera. Abona abaturage rero mu mujyi wa Bukavu bakomeje kugenda basaba rwose, bavuga bati
habeho cyangwa se birakwiye ko tubona mu by'ukuri ubufasha aho kugira ngo ibibazo birusheho kugenda biba, kuko iyi mihanda niramuka ifunzwe n'igisirikare cya leta ya Kongo, byibuze atari na FARDC iri muri ibi bice ngo itangire igeze ubufasha kuri aba baturage ya 23 nayo mukamwumva ko kugira ngo bamwe mu barwanya bashe kubona uko babaho bagiye basabura inkanga muri za Ruzizi bazirikiza Kamanyora, ubwo biraza kuba bigoranye cyane. Murumva ubuzima umuturage usanzwe mu mujyi wa Bukavu aza kuba abayemo buraza kuba bugoranye cyane. Hanyuma rero munyemerere tuve muri Kivu y'Amajyepfo twerekeze no mu bindi bice turebe uko situation ihagaze, turebe uko ibintu bimeze. Hari ibijyanye n'itumanaho hari ibibazo bimaze iminsi bivugwa bijyanye n'itumanaho, ngira ngo nabyo twabigarukaho tukareba uko byifashe mbere uko dukomeza n'andi makuru. Ni Warikare, ihagarikwa ry'umuyoboro wa Vodacom riri kubangamira ihemba ry'abarimu bo mu burezi hano mu karere muri Kivu ya gatatu. Ihagarikwa ngo rimaze igihe cyane ngo ry'umuyoboro w'itumanaho wa Vodacom mu karere ka Warikare mu ntara ya Nord Kivu ngo riragira ingaruka zikomeye ku buryo abarimu bo muri iyi ntara bakomeje mu by'ukuri kudahembwa. Icyitwa M-Pesa ngo nacyo cyarahagaze kandi ariho babashaga kubona agafaranga kabo kandi nyine babakeneye kukabona. Hashize iminsi myinshi abarimu benshi batabasha kubona imishahara yabo, ibintu byatumye imiryango myinshi ihura n'ibibazo by'ubukungu, aho ibi biterwa nuko muri aka gace nta mabanki ahari, bityo abarimu bahembwa gusa binyuze mu ikoranabuhanga ry'itumanaho ibizwi nka mobile money. Ihuriro ry'igihugu ry'amashyirahamwe y'abarimu ryamaganye iki kibazo risaba sosiyete ya Vodacom gusubizaho umuyoboro byihuse kugira ngo abarimu babashe guhembwa. Nk'uko iri huriro ribivuga ngo irihagarikwa ntiryagize ingaruka ku barimu gusa, ahubwo rinabangamira n'imikorere myiza y'urwego rw'uburezi muri ako gace k'igihugu. Ushinzwe Vodacom ku rwego rw'akarere ka Warikare wavuze kuri iki kibazo yasobanuye ko ngo irihagarikwa ryatewe n'ikibazo gikomeye cyabereye i Kinshasa cyagize ingaruka mu bice byinshi by'igihugu. Ngo yijeje ariko ko imirimo yo gukemura iki kibazo irimo gukorwa kandi ko umuyoboro ushobora gusubira mu kazi mu gihe cya vuba. Abakoresha rero iri koranabuhanga bakabasha kubona ibyo bifuza mu gihe hategerejwe ko ibintu bisubira mu buryo. Abari bavuga ko bihebye bagasaba abayobozi bo ku rwego rw'intara n'igihugu kwinjira muri iki kibazo kugira ngo haboneke umuti wihuse. Bavuga ko iki kibazo gisubira kenshi gikomeje guca intege urwego rw'uburezi rusanzwe ruhura n'imbogamizi nyinshi zirimo n'umutekano muke muri aka karere ka Warikare. Ngira ngo murabizi ko Warikare rwose ni ahantu kugeza ubu ngubu naho hari mu hantu hibasiriwe nk'uko twavugaga muri Kivu y'Amajyepfo. Warikare nayo ntago ari ukurushanwa, ariko Warikare nayo ntago yigeze isigara, nayo iri muri twa duce tubangamiye kugeza uyu munsi, cyangwa se turimo tugenda duhura n'isanganya, duhura n'ibibazo by'umutekano muke uko bwije n'uko bukeye. Ukabona ko abaturage baravuga bati hakagize igikorwa nyaboneka ibintu bikabasha kurushaho gukemuka. Biraza gukorwa se koko cyangwa biraza guhagarira aho ngaho? Ariko nizera ko itangazamakuru riba rikomeje kugenda rikora ubuvugizi kugira ngo byibuze ibintu bibe byasubira ku murongo, abarimu kazi babashe kuba babona nyine amafaranga ababishaho, kuko nabo baba bagenda bakora akazi gakomeye cyane. Mw'abantu mwe baba bagenda batanga ubumenyi ari nabwo bwifashishwa n'abo bandi bose. Buriya umwarimu ni ikintu gikomeye cyane, umwarimu ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu ni umuntu ukomeye cyane, cyangwa se ititire yo kuba umwarimu ni ikintu gihambaye. Umuntu utanga ubumenyi rwose akaba yaguhindura akaguha icyerekezo, akaguha ubumenyi bushobora gutuma umusomba, ni umuntu uba ukomeye cyane. Hanyuma rero reka tunyarukire no kuri aya makuru turebe nayo uko bimeze. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ku munsi w'ejo yakiriye mu cyubahiro cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ni inyubako y'i Kinshasa, itsinda ry'aborohereza cyangwa se abafacilitators b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bo mu rwego rw'ingamba za diplomasi zigamije guteza imbere amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ibigaragaza ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe wongeye kwita cyane kuri iki kibazo
kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiganiro byibanze kuri fomo zo gushakira umuti amakimbirane n'ubugizi bwa nabi bikomeje kugaragara cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Madame Sahel Work Zawadi wahoze ari perezida wa Ethiopia yavuze ko uru rugendo ari urwo kumva impande zose no kureba icyakorwa hagamijwe imibereho myiza y'abaturage babaze imyaka myinshi bababazwa n'intambara n'amakimbirane. Yagize ati ntitwakwibagirwa ko inyuma y'ibi byose hari ububabare bw'abantu bukwiye guhagarikwa. Nk'uko byatangajwe n'ibiro bya perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi yashimye imbaraga borohereza abafacilitators cyangwa se abafasha, anasubiramo ko yiyemeje gushyigikira amahoro arambye kandi agaragaza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no gushimangira umutekano mu karere hubahirizwa amasezerano n'imyanzuro bemerejweho n'impande zose bireba. Itsinda ry'aba bafacilitator ryarimo Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria, hari harimo Sahel Work Zawadi wahoze ari perezida wa Ethiopia, harimo Mokwetsi Eric Kebetswe Masisi wahoze ari perezida wa Botswana, hari harimo Ketaline Samba Panza wahoze ari perezida wa Repubulika ya Centrafrique, hari harimo Yokuri Koku Johnson minisitiri wungirije wa Togo, uhagarariye umuhuza Faure Nyasibe hamwe na ambasaderi Okoko Munyati Madutu uhagarariye komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Nyuma ya Kinshasa biteganyije ko iri tsinda rizakomereza urugendo i Kigali, i Bujumbura ndetse n'i Kampala. Vuba aha umuryango wa Afurika yunze ubumwe wasobanuye neza imiterere n'imikorere y'ubuhuza bwawo mu gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'inama yo ku rwego rwo hejuru yabereye i Rome ku matariki ya 16 na 17 Mutarama, nk'uko inyandiko yarebwe n'urubuga Actualité.cd bivuga. Ubuhuza buyobowe na perezida wa Togo Faure Nyasibe wagizwe umuhuza mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, afashijwe n'itsinda ry'abakozi bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Togo n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Hari kandi abafacilitator batanu bose bahoze ari abakuru b'ibihugu bya Afurika bashinzwe insanganyamatsiko zitandukanye, nk'uko twagiye tubavuga. Olusegun Obasanjo ku bibazo bya gisirikare n'umutekano, Sahel Work Zawadi ku bibazo by'ubutabazi n'ubumuntu, Uhuru Kenyatta ku biganiro n'imitwe yitwaje intwaro yo mu gihugu, Mongwetse Masisi ku bufatanye mu by'ubukungu bwo mu karere, ndetse na Ketaline Samba Panza ku bibazo bya sosiyete sivile, ubwiyunge ndetse n'ibijyanye n'abagore. Urumva ko bagabanye imirimo. Ubu buryo bwose bushyigikiwe n'ubunyamabanga buhuriyemo ubwigenge buhuza Togo, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, umuryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba, umuryango w'iterambere rya Afurika y'Amajyepfo ndetse n'ihuriro mpuzamahanga ry'akarere k'ibiyaga bigari ICGR. Komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe niyo ishinzwe guhuza iyi gahunda n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga barimo umuryango w'abibumbye Loni, Qatar, umuryango umwe bw'Uburayi European Union ndetse n'ibihugu bitanu bihora mu kanama k'umutekano ka Loni, nabyo biri mu bishyigikiye rero uyu mushinga ko ugomba kuba wakorwa. Ngira ngo urumva neza uko byifashe cyangwa uko byari bihagaze. Reka nge ngushimire mubene wakoze cyane kudukurikirana ndetse no kubana natwe mu gano makuru tugenda tukugezaho. Nyina ari Bosco Mutarama cyane, ni Region Info. Komeza ukande subscribe cyangwa se sabone, twishimira kubana nawe mu bigano makuru tugenda tubagezaho. Mukomeze kugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza. Imana y'imigisha ikomeje kugenda byibanira nawe umunsi wose. Ciao ciao, hasta la vista.